Ya reka dukomereza hano episode ya 51. जो मैं नहीं चाहता था Si nk'ibyo rata ari kumusobanura niba ibyo ari kumubwira ko ari ukuri niba nabyo ari ibihimbano मरते हो turaza kubimenya ntabwo nashaka kubona ngo ndagenda apfa ariko Imana yari ifite izindi gahunda बच्ची थोड़ी ना हूं Dave ndabizi ko narumwa icyo gihe bari mu modoka imwe rebe तुम सिर्फ चांस देती हो हेल्प Oye mama hirwe ariko ikibazo ntabwo ujya ufata ubufasha bwanjye uranze ariko nibwo ehehe bari kuvuganira kuri telefoni bagira ngo ari ku imihanda habamo umuzimu ukoresha impanuka abantu nibwo icyo gihe yongeye gukora indi mpanuka arayirokoka na kwa kuboko nibwo ka kitero kaje kamugwa ku mutwe kitero kaje kamugwa ku mutwe niyo mpamvu igihe cyose yarakambaye yabonye Maya arimo arapfa apfira imbere ye bebe माया को मैंने मारा nishe Maya और इस बार ये सदमा ndetse shoke yagize icyo gihe yari mbi kurenze none iyo yagize mbere iriya mpanuka rero जिंदगी बदल दी yahinduye ubuzima bwanjye nahindura ubuzima bwa Dash बारी शुरू हो गई थी पुलिस दक्ष से इंटेरोगेट करना चाहती nibwo noneho iperereza ryatangiye bya nyabyo kuko polisi yashaka guhata ibibazo Dash ariko Dash मेरी की हालत में नहीं था ntabwo yari mu mwanya wo kuba yasubiza ikibazo cyose polisi yari igiye kumubaza ahubwo वो किसी से बात करने की हालत में नहीं था yese ajya ahantu ku buryo nta muntu n'umwe abasha kuvugana nawe ehehe icyo gihe yaratangiye kugenda avuga ati Maya ati nishe Maya kuvuga byaramunaniye ninjye wishe Maya nuko icyo gihe yabaga ari kuvuga हमने सबके यही जताया कि niyo mpamvu twabwiye abantu bose yuko माया के साथ साथ Maya yapfanye na Dash दक्ष की भी मौत हो ati muri iyo mpanuka hapfuye abantu babiri kandi hari hapfuyemo umuntu umwe हम दक्ष को ese nabyo tubyizere we अगर वो पुलिस के सामने ये कहते थे कि ibaze iyo polisi दक्ष खुद है iyo polisi imufata yari wita uryoza urupfu rwa Maya तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाता ese muzi cyari buze kuba कोई रास्ता नहीं था हमारे nta mahitamo twari dufite दक्ष के इस सच को छुपाने के लिए twagombaga guhisha ukuri kwa Dash दुनिया की नस्लों से छुपा ndetse twagombaga kumuhisha isi yose ngiki babyizeye nanjye ndumva ibisobanuro bari gutanga ntari kubyizera pe ntabwo ntabishenga nibahoshe लेकिन इसमें अब अपने परिवार के भी ariko se थे ना आपने byibura ntiwakabaye warasabye ubufasha umuryango wawe एक बहुत बड़ा रास्ता ryari ibanga rikomeye cyane वो पता चलता ndetse uko abantu benshi bakomeza kwinjira muri iryo banga रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन इंटरनेट niyo mpamvu amakuru yose nayasibye nemeye gufata ubufasha bwa Jayama kugira ngo duhishe Dash tumuhishe abantu bose जब तक सब ठीक ना हो जाए दक्ष किसी की नजरों के सामने आना नहीं चाहिए ntabwo nifuzaga ko Dash yongera kugaruka imbere y'abantu mu gihe ibintu byose bitaraba normali की बजाय aho kugira ngo uburwayi bwe bugende bukiruka ahubwo yakomeje kuremba cyane kurushaho rebe ehehe tangira kumenagura ibintu बेहोश रखने के अलावा और कोई nta mahitamo rero twari dufite uretse kuzajya tumutera imiti imusinziriza niyo mpamvu उसे दवाई देने लगे hari imiti twajyaga tumutera kugira ngo urebe ko yatuza कब से चल रहा है ibintu se bimaze igihe kingana gite महीनों से amezi हालत सुधर ही नहीं रही थी ndetse uburwayi bwe bwanze kugenda bukiruka सिर्फ एक ही igihe चीज cyose agahwera ibintu bikajya byisubiramo yakanywa kakaza avuga ngo Maya ari hehe और फिर maze umve को एक आइडिया आया nibwo Roma yahise agira igitekerezo माया की हम शक्ल को ढूंढ कर yaratekereza ati turamutse tubonye umuntu usa nka Maya tukamuzana imbere ya Dash अपने ड्रामा से बाहर आ जाएगा bishobora kuzamufasha kugira ngo akiruke iyi trauma लेकिन बच गई थी ndetse tukamubwira ko Maya atapfuye ahubwo nawe yarokotse nibwo और उसके लिए उसके लिए nyine nibwo आपने हमारा इस्तेमाल nibwo mwahise munkoresha nibwo mwahise munkoresha sha rebe तो
रोमा ने आपको देखा था Roma nyine yarakubonye और उसी का प्लान था कि वो n'ubundi byari umupangu we को kuba yakuzana ahangaha इसलिए igorata sha niyo mpamvu आपने हमें माया बनाने niyo mpamvu wakoze ibishoboka byose ngo utume nitwara nka Maya सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहता था nashaka kutabara umuvandimwe wanjye niyo mpamvu nashaka kuba nka Maya बोला niyo mpamvu wambeshye niyo mpamvu nawe yamwihutisha ati ndashaka kuba Maya vuba vuba तो हालात byari kugira ngo जैसे कि uko akomeza kugenda ategereza Maya byari kugira ngo ahita amuzana vuba vuba शादी होगी हम अभी शादी नहीं करेंगे कृष्णा अब हमारी शादी नहीं होगी ntabwo twabana kano kanya arabyibuka icyo gihe warambeshye हमें शादी करने के लिए फंसाया kugira ngo utume mbana nawe warambeshye sha warambeshye sibyo मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ ndashaka kubana nawe आपके घर में जो कुछ भी कहा बदल से कहा ndetse ibintu byose navuze ku muryango wawe byari ukuri ndashaka kubana nawe pe मैं आपको नहीं दूंगा आप नहीं जानती कृष्णा कि आप मेरे लिए कितनी मायने रखती हैं मंदिर में ये गोली का चल byose atangira kugenda abyibuka नहीं पहुंचाना intambara baciyemo kugira ngo amwemeze byose byari kugira ngo amuzane ahangaha nibamara kuhamuzana bamuhatirize kuba yaba nka Maya noneho bamufate bamushyire nde dashi हमारा साथ nibamara kumushyira dashi प्यार करते हैं wenda byari buzamufashe kuzakira vuba no ku mpangu wari uteye kandi umupangu wazanywe na Roma arabimenye urumva ntabwo ari bupfe kumurekura wavanga aho agende yari bumurekura ate rero Kristo ariko wanyumvishe ra uretse rebe yashanga byamucanze sinone mwikaragiye ubundi bushyashya yavugaga atarabona akibuka ukuntu bahuye ukuntu yaje kugura hoteli yakoragamo byari kugira ngo amwiyegereze पहली बार आपसे मिले थे ना ku nshuro ya mbere mura nawe कहा कि niyumvishemo nkaho अपने सपनों के राजकुमार को mwe na Prince Charming wanjye kumbona yari kumutera imibare avuga ati mbonye iboro yari ituzanye yavugaga ati niboneye umugabo niboneye bogari ndavuga ati niboneye iboro मकसद पूरा करने का सरिया bisobanuye ngo kuba twarahuye nari impamvu yo kuzuza gahunda zawe ngiye mvuga nti byibura mbonye umugabo aransazuye n'ubundi bavugaga yuko ntazamubona rebe yaramwitambika koko इतने दिन आप उदयपुर में हमारे साथ थे ni ukuvuga ngo iminsi yose wamaranye muri Udaipuru एक बार भी yamubonaga nk'inyuma पता नहीं ntiwigeze utekereza kuba wambwiza ukuri n'iminsi yose आप हमें बता सकते थे byibura wakabaye warambwiye ukuri सकते थे byibura wakabaye waransabye ubufasha आप जानते हैं कि हम urabizi जान की मदद करने के लिए भी नहीं कतराते थे ibaze ko najya ngira isoni zo kuba nafasha abantu ntazi njyewe naragukunze urumva naragukunze byibura bwa rimwe एक बार हमारी मदद मांग के तो देखते iyo waransabye ubufasha bwa rimwe iyo waransabye ubufasha simba narabuguhaye koko अगर आप हमें बता देते ना iyo warambwiye ukuri हम अपने मन में झूठी आशाएं तो नहीं जगाते ntabwo nakabaye naraje mu byizere byinshi रखते थे बात सर ntabwo mba narizeye yuko uzankunda ntabwo ibi byose biba byageze kuri runo rwego सच kujya utambwisha ukuri rero लगता है uratekereza iki ये सात वचन watekerezaga yuko za ndahiro twakoze z'ubukwe byari imikino iriya migenzo दूसरे को अपनाना kwemerana imbere y'uriya muriro जन्म जन्म तक साथ tuvuga tuti imana yacu tugize umutangabuhamya आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता byose ntacyo byari bisobanuye kuri wowe koko nta na kimwe मैं जानता हूँ कृष्णा Krisha ndabizi कि मैं आपका गुनहगार हूँ ndabizi yuko nagukoshereje और आज ndetse uyu munsi ना तो आपको कोई सफाई देना चाहता हूँ और ना ही कोई nta mpamvu nshaka gutanga cyangwa ibindi bisobanuro ibyo ari byo byose
icyo gihe मुझे मेरे भाई के अलावा और कुछ nta नजर kintu kimwe natekerezaga uretse umuvandimwe wanjye मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मदद ntabwo nari mbizi niba uri buze kubyemera ko wamfasha njye nari nifitiye ubwoba कहीं आपने गलती से nari mfite ubwoba bw'uko uramutse wanze kumfasha मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता nta mahitamo yandi nari buze kuba nsigaranye तो फिर हमसे शादी क्यों की? none kuki wangize umugore kuki wanshatse icyo kibazo nicyo ndi kwibaza और जब हमने आपसे दूर जाना चाहा, आपसे दूर जाने की ubwo nageragezaga kujya kure ubuzima bwawe ढाल बना लिया, wakoresheje umuryango wanjye nk'ingabo नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। umwangisha kuri buze kubabaza arabyibuka arabyibuka बर्बाद कर दूंगा तो ये सब तो आप पहले भी कर सकते थे ना, पहले हमें मजबूर कर सकते थे, पहले धमकी दे सकते थे, पहले हमारी मदद ले सकते थे। kuki wenda wari bumpatirize kuba nagufasha अच्छे लगते byibura wenda wari iyo uza kuvugisha ukuri क्योंकि आपने ऐसा kuki rero bino bintu wabinkose kuki wabanye nanjye कि ऐसा करने को उनसे हमने कहा ni ukubera ko ari njye wari wabimusabye ngo bikore umve cyayama ati ni uko ari njye wari wabimusabye ngo abikore niyo mpamvu yabanye nawe देव ने आपसे शादी की थी सिर्फ हमारे कहने पर। yabikoze kuko ari njye wari wabimusabye ngo bikore urumva सबसे पहले रोमा ने देखा था आपको उदयपुर roma bwa mbere akimara kukubona muri udayipuru की क्लास की yarabizi yuko uri umukobwa uciriritse uturuka mu muryango uri aho ngaho ariko yabonye ko usa na maya umve तब हमी ने सबसे कहा था ndetse ubwo nabasabaga लाना चाहिए, ngo bakuzane aha ngaha लेकिन फिर ये ख्याल आया nibwo nahise menya yuko नहीं आप हमें छोड़कर चली गई तो कहीं आपके चले जाने से ushobora kuzagenda hagati umupangu wacu utarangiye ndavuga ni okay kugira ngo umupangu wacu ndekera aho ngaho guhanga kavuga uyu mupangu uramutse ufe ubigeze hagati nibwo yahise agira igitekerezo cyo kuvuga atari kubundi kari agakobwa wagashatse di लड़की तभी रुकती है nibwo nahise mbabwira yuko ngo umukobwa uri aho ngaho bitarenze udaturuka no mu muryango ukomeye जब उसे किसी बंधन में बांधा जाए। ashobora gukururwa n'urukundo niyo mpamvu yabanye nawe rero आज भी हमारे समाज में शादी का टूटना बहुत बुरा माना जाता है kano kanya muri sosiyete yacu और हम ये जानते थे कि आप जैसी लड़की अपनी शादी umukobwa nkawe कभी भी कहीं नहीं जाएगी। ntabwo yaza ngo apfe gukuraho urugo gutyo gusa arusenye ko yiboneye kuko nyine bifatwa nk'ikintu gikomeye muri sosiyete ntuzi gusenya niyo mpamvu rero आप डाला कि वो आप, nahatirije defu ngo mubane इसलिए हमने ये सोचा niyo mpamvu natekereje nti इस महल में आ जाएंगे, umunsi uzaba wageze hano ibwami चमक धमक से हम आपको बहला लेंगे। ibi byose babikoze abandi bagize umuryango batabizi कृषा हर लड़की का सपना होता है, erega n'inzozi za buri mukobwa kirisha we ये सपनों का राज, zo kuba yabana na prince charming we और आपने भी ये ना देखा था। ndetse izo nzozi nawe wari uzifite bagendeye mu nzozi sha bagendeye mu nzozi urumva ahubwo yari ifitiye inzozi batangira kuzifatirana लेकिन हम ये भूल गए थे कि आप आम लड़की ariko nibagiwe yuko utari umukobwa usanzwe को राजमहल नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था तो सिर्फ अपना राजकुमार। nibwo namaze kumenya yuko utashakaga umusore ngo nuko ngo afite ubutunzi ngo umukurikiyeho ubutunzi ahubwo washakaga igikomangoma cyawe हम सिर्फ अपने राजकुमार के दिन पे राज करना washakaga kuba wayobora चाहते umutima w'igikomangoma cyawe नहीं करते आप हमें। yuka cyajya mu nzira aryamye yivugana avuga ati kuki utankunda kandi ari we nshaka gusa kumbe impamvu bamuzaniye aha ngaha ari iyindi sha niba ari umuntu ushaka kugereka amakosa rero niba ari umuntu wagukoshereje हमें ni njyewe njye wazanye ibyo bitekerezo ngo byo gushinga ingo byo gushaka ibiki n'ibiki nyine nakoze buri kimwe cyose kugira ngo ndebe ko natabara dashi ariko byari byaranze कृष्ण, अगर आप आज ये घर छोड़कर चली nuramuka uvuye aha ngaha ukagenda माया बनने से इनकार कर देते ukanga kwitwara nk'amaya तो दक्ष की जिंदगी एक बार फिर से noneho dashi araza kongera kwibura burundu
naho turi buze kuba dufite duhera. Aramubonye ahise amubura. Nukuri rwose turakwengenze Krisha ni wange. हमारी माया बनने का नाटक कर लीजिए कुछ और समय के लिए. Byibura turagusabye by'akanya gatoya. Emera ube nka Maya witware nkawe. Ndetse niteguye gukora buri kimwe cyose uri buze kuvuga. Ndakwinginze Krisha we. Niteguye no kuba napfukama. Ariko Jayama. Oya Dev. Rebe. Nyo. Ni hatari kweli. Jayama. Krisha se kuch baat karni. Shaka kuvugana na Krisha. Akele mein. Turi twenyine ariko turi twenyine tureba ibyari byo neza. Ya. Ni episode ya 51 turi kureba. Aracyari bingo. Mwibutsa kuba ikeneye izindi episode twandikiye kuri 0787 74 31 37. तुझे अम्मा ने कहा Ese koko Jayama ari kuvugisha ukuri? कि हम तक्ष के लिए माया बने. Urashaka ko mba Maya kugira ngo Dakshi abashe gukira? कि मैंने आपके साथ जो भी किया Ndabizi yuko ntababarirwa नहीं मिल सकती. bitewe n'ibyo nagukoze. Nta mbabazi nahabwa pe. Ariko nyine n'aka kanya आपसे कुछ कहना है. ndashaka kukubwira ikintu. एक आखिरी चीज है जो Ari ikintu cya nyuma. Umve. आपसे चाहता हूँ. Gushakaho. Nimba ari iki ari kumushakaho noneho. Ati n'ubu ngubu hari ikintu cya nyuma ngushakaho. Niba ari igiki? तो बेसिकली हम सबको ये नाटक करना No mwese murashaka ko twigira nkaho Krisha ari Maya और वो किसी तरह इस एक्सीडेंट में बच गई थी ताकि ndetse twigire nkaho yarokotse impanuka राइट kugira ngo Dash aze kuva muri trauma afite. बशर्ते तैयार हो जाती है तब. Keretse Krisha naramuka yemeye kwitwara nka Maya. यहाँ तक तो ले आए हैं हम. देवराज ने अपने भाई की जान. Nubundi se ko Devraj yabanye nawe mwamuzanye ngaha kugira ngo atabara umuvandimwe we. Tubirenzeho iki se nyine dukora iki? Kureba hano afite budupata mu kiganza cye. जो हमें हमेशा से चाहिए. Ariko iyi si yarabiringira yabonye impeta. Nashaka guhora nambaye igihe cyose ra. जैसे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. Abakobwa nka Krisha ndabazi neza cyane arabacunga. छोड़ेगी वो. Ubuzima buhenze nk'ubwo ntabwo yapfa kubwikuramo. Ubuzima buryoshye nk'ubu. पीछे ये लड़की. Ndetse yakora buri kimwe cyose abikorera amafaranga. Ntabwo Krisha ariko akeneye amafaranga. Of course पैसों के पीछे. Akeneye amafaranga yacu niyo ari gushaka. बारे में पता चला या Nubundi yabanze kumenya iby'ubukwe bwa mbere bwa Dev. तो बहुत पहले जाती है. Ndetse yamaze kumenya yuko akeneye nk'umuntu usa nk'umugore wa mbere. अगर उन्हें Ariko yakaba yaragiye. Ariko nigeze ahava. सबने कृष्णा के साथ बहुत गलत किया. Atekereza yuko twese twamukosheje twamubeshye. और जो हम natwe ariko twarabeshywe. ने गलत किया है उसका Twabeshywe ukuri kuko Devraj. क्या रहती? क्या कहना Ibyo byo urabyibagiye ko Devraj yatubeshye. Ushaka kugaragaza iki ubundi wowe? Shaka ko yakaba yarapfuye. Ye kumukora yanga kubumbura ikiganza. Urebe? अच्छी तरह से जानते हैं कि दक्ष की Urabizi neza ko बचपन में ही उन्होंने Dash ameze. Dash ameze. देखी Yabonye ababyeyi bapfa. लगा था उन्हें. Yanyuze muri trauma ikomeye cyane. अब जाके थोड़े से संभलने लगे थे जब None माया yaratangiye kugenda akira. Ubwo Maya na Devraj babanaga. Maze icyo gihe एक बार फिर से एक हादसा nanone yongeye guca mu yindi trauma. आंखों के सामने मरते हुए Babonaga Maya apfa. Urumva? इतना गहरा सदमा पहुंचा था उन्हें. Ibyo bintu byamugizeho ingaruka ikomeye cyane. Uyanze kurekura impeta. Ni igisabo cy'umukecuru kiri hano shaho. देखिए माया जिंदा है Nitutamukonveka ko Maya akiri muzima या किसी और को ashobora kubabaza umuntu. Mwitonde rero. तो सिर्फ इस बात का इंतजार है. Njye nari ndi kwibaza कृष्णा हाँ कहेंगी. niba Krisha ari buze kwemera kuguma ngaha cyangwa atari buze kubyemera. इससे कोई फर्क. Jayama ibyo ntacyo bivuze rega. हाँ कहेगी या ना कहेगी. Yabyemera kuguma ngaha cyangwa atahaguma. और चारा ही क्या. Nese ko nta mahitamo afite uretse kuvuga yego. देवराज जिस मकसद से उसे शादी. Impamvu Devraj yabanye n'uriya mukobwa akamusana ngaha मकसद पूरा हुए बिना वो. ntabwo iruzuzwa neza. Rero ntabwo yamureka mu gihe itaruzura.
बातों को गोल गोल rero rekera ngo gutakaza igihe cyacu घुमाकर हमारा वक्त जाया करने wicisha ibintu by'ikibungo tutazi ngo ni ibiki की बात पर आए। gera ku ngingo utubwire nawe ukomeje kurwana n'impeta rebe मतलब गज का मतलब ushaka kuvuga ikira है जया जी ariko ibyo gaje ari kuvuga biroroshye हमारा क्या फायदा है kuba wakemera gukora ibintu nk'ibi ngibi inyungu zawe ni izihe rebe aba nta kindi bakoze कहाँ जा रहे हैं हम? जल्दी बता। ese tujye hehera uraza kubimenya vuba aha ngaha wihangane sibyo ihangane urebe kugeza aha ngaha barahagarara bamuzanye mu biki simbizi itonde urebe muzanye hano hari indi modoka amuzana ku mpaka neza wambika puru ambika puru aho irangirira muzanye ku mpaka सीमा समाप्त होती है। aha niho nyine ambika puru irangirira none rero muko hitamo gusubira iwanyu cyangwa urahitamo kuza kuguma aha ngaha muri ambika puru urebe यहाँ क्यों लेकर आए? kuki unzanye aha ngaha ubwo ntarabimenya neza impamvu wamuzanye hano kubera yuko kano kandi noneho wakigendera nta bintu byo gutangira kumubwira iki ibintu byose n'undi yamaze kubimubwira amahitamo niwe ugiye kuyagira arahitamo iki rero